Hari inkuru ivuga ngo habonetse ubwato bikekwa ko Yesu yabukoresheje ubwo yagendaga hejuru y'amazi. Ni inkuru yanditswe mu kinyamakuru Igihe ivuga ko ngo abashakashatsi ngo baba baravumbuye ubwato bwari bumaze imyaka irenga 2000 mu ndiba y'inyanja ya Galilaya, bivuga ko aribwo Yesu yagenzemo ubwo yakoraga igitangaza cyo guturisha inyanja no kugenda hejuru y'amazi. Iyi rero ikaba ari inkuru ivugwa mu gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko mu bice byaho 5 uhereye ku murongo waho wa 35 ukageza ku murongo waho wa 41. Batubwira uburyo Yesu yari ari muri ubu bwato ari kumwe n'abigishwa be, hanyuma ngo baza guterwa n'umuraba. Yesu afashwe ngo n'agatotsi asinziriye, nuko umuraba ubatera bari mu bwato, bari mu nyanja bari kugenda, bagira ubwoba cyane ngo barasakuza bavuza induru. Noneho Yesu arabyumva, abyumvise arakanguka, arangije ngo acyaha umuyaga, abwira inyanja iti ceceka utuze. Nuko inyanja iherako ngo iratuza. Aba bashakashatsi rero bakomeza bavuga ko ubwato bwavumbuwe mu 1986, ariko iyi nkuru yo kuvumbura ubu bwato ngo ntabwo yahise itangazwa, ahubwo bwakomeje gukorwaho ubushakashatsi. Abo bashakashatsi kandi ngo bakagaragaza ko nubwo ubu bwato ari ubwakoreshwaga mu kuroba muri icyo gihe, bwasanzwe mu gace gahura neza n'inkuru yo muri Bibiliya, ndetse ko hafi yaho bahasanze amatara. Iyi nkuru rero ni iyi ngiyi twababwiraga, iri muri iki gitabo cya Mariko mu bice byaho 4 uhereye ku murongo waho wa 35 kugera ku murongo wa 41, aho Yesu yacyashye nyine uyu muraba mu nyanja ngo gatuza. Nuko iruhande rw'ubwo bwato rero ngo bahasanze ibikoresho birimo amatara n'amasafuriya, bikaba ngo bivuze yuko ubwo bwato ngo bwakoreshwaga mu rugendo rwa nijoro. Hanyuma kandi ngo impuguke mu bijyanye no gushaka ibisigaratongo by'inkuru zivugwa muri Bibiliya, barimo uyu mugabo witwa Danny Herman, yavuze ko ubu bwato bushobora guhuzwa n'inkuru ivugwa ku gitangaza Yesu yakoze icyo gihe yacyahaga umuraba mu nyanja. Yagize ati ushobora kubihuza n'inkuru yamamaye cyane mu bakristo bose bazi yo kugenda hejuru y'amazi no guturisha inyanja Yesu yakoze. Ngo ubwo bwato rero bwavumbuwe mu majyaruguru ya Isirayeli ubwo imvura yamaraga igihe kinini itagwa muri ako gace, hanyuma bikaza gutuma inyanja ikama ku buryo indiba yayo ngo yagaragaraga. Ngo nubwo hari byinshi bihuza ubu bwato n'inkuru za Yesu zo muri Bibiliya, abashakashatsi bo bavuga ko bigoye cyane guhita bemeza ko aribwo bwato Yesu yaba yaragenzemo, kuko ngo hari ubwato bundi bwinshi cyane buri aho ngaho burenga 600 nabwo bwakoreshwaga muri icyo gihe. Ubu bwato rero bakaba bavuze ko bushobora kuba aribwo Yesu yaba yaragenzemo, bishoboka cyangwa se ntibibe binashoboka, kuko n'ubundi yacyashye umuraba, barakomeza baragenda, bashobora kuba baragiye bagakukira hakurya, aho hakurya wenda y'inyanja. Ntago Bibiliya yemeza yuko ubwo bwato bwigeze buruhama mu nyanja, ahubwo Yesu we yacyashye umuraba, nuko umuraba uramwumvira ngo uratuza. Bakomeza urugendo, bakomeza bagenda. Gusa ikintu aba bashakashatsi bo bashingiragaho bakemeza yuko ubu bwato bushobora kuba aribwo Yesu yakoreshaga muri icyo gihe, nuko ngo hafi yaho bahasanze ibikoresho byari birimo ngo amatara n'amasafuriya, ku buryo nyine ngo byagaragazaga yuko ubu bwato bushobora kuba bwarakoreshwaga ngo mu ngendo za nijoro. Ni inkuru rero idafite gihamya, kuko n'aba bashakashatsi nabo ubwabo baravuga bati ntabwo twabyemeza, kuko hagati aho ngaho hari ubundi bwato burenga 600 nabwo bwakoreshwaga muri icyo gihe. Ngayo nguko inkuru nuko nguko ivuga. Imana ikomeze kubagirira neza cyane, mukomeze mugubwe neza. Shalom shalom.